turaguhimbaza uri Uwiteka niyo zina ryawe. Witwa ndiho, witwa nduwo ndiwe, witwa uwera w'Abisirayeli, uri Imana itabara igatabarukana intsinzi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti twongeye kugushimira yuko turi bazima, turagushimiye ko turi amahoro, izina ryawe nirihimbazwe. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana wo ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ntihagire yewe mwami wo kubuza, wowe ukinga ntihagire ukingura. Aka kamwanya twongeye kugushimira, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kuguhamagaza, duhamagaje ineza yawe, duhamagaje imbaraga zawe, duhamagaje gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye guburizamo imbaraga mbi z'abazimu, z'abadayimoni, ibitavuga Imana byose, ibyo turabinekararije, dufashe miri ibyiyoberanya byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwiteka turaguhamagaje, ongera uze mu byacu, ongera utuvuganire, ongera uturengere, ongera ugaruke mu bantu bose batuye iyi si yose mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami Imana isumba byose, uri Imana itabara igatabarukana intsinzi, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uzi kurinda. Mwami Imana waravuze ngo ukunda abagukunda ndetse abagushakana umwete bazakubona. Aka kamwanya turasenze, duhamagaje imbaraga z'Imana yera, duhamagaje imbaraga z'Uwiteka, Imana isumba byose, Imana rubasha, Imana rudasumbwa, Imana rudatetereza abagusenga. Aka kamwanya tuguhaye karibu, tuguhaye kaze mu mitima yacu, wongera uboneke muri twe, wongera uhumanura abantu, wongera ukiza ibyaha abantu mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana dusengeye isi yose yikiza ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe izo zigote, reka gukomera kwawe uko kuganze. Nta yindi Mana ibaho, nta wundi murengezi ubaho, nta mutabazi ubaho uretse uwera w'Abisirayeli. Mwami Imana isumba byose, aka kanya turagusenze, aka kanya turaguhamagaje, duhamagaje ineza yawe, duhamagaje ijwi ryawe, duhamagaje ijambo, duhamagaje rezo, duhamagaje konegisiyo, duhamagaje urusinga rwawe, duhamagaje mwami wongera uvure indwara zananiranye, uvure abarwayi barwaye indwara z'amoko yose mu izina rya Yesu. Wongera uvure abo mu bitaro mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'iyera, imbaraga z'Imana zongere zigere muri za gereza, uvure mwami, ufungure abafunze mu izina rya Yesu. Reka gukomera kw'ijuru uko kuboneke ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Reka wongere witamurure, reka wongere wiheshe icyubahiro. Haleluya. Mwami Imana isumba byose turaguhamagaje kugira ngo inkomezi zawe, uburinzi bwawe, ubudahangarwa bwawe, igitinyiro cyawe kiganze, kandi imbaraga z'Imana isumba byose zigere ku bantu. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara, wowe ukinga ntihagire ukingura. Aka kamwanya turakuraritse, turaguhamagaje kugira ngo ineza yawe yonyine iboneke ku buzima bwacu, kugira ngo ubwiza bwawe bugere ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Waratubwiye gukunda abagukunda, abagushakana umwete, abo ngabo bazakubona. Twongeye kuguhamagara kugira ngo utugirire neza, twongeye kuguhamagara kugira ngo urengere abagabo, urengera abasore, urengera urubyiruko, urengera ababyeyi, urengera abantu batuye ku isi hose mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mwami Imana turaguhamagaje rote kire sayine mandoje ziba, kugira ngo witamurure, kugira ngo wiheshe icyubahiro, kugira ngo wiyerekane. Oh haleluya. Ku isi hose yerekane, mu gihugu cyose yerekane muri Amerika, yerekane muri Uganda, yerekane mwami mu Rwanda, yerekane muri Tanzania, yerekane muri za Canada, yerekane mu Buholande, yerekane muri za Dubai, yerekane muri Aziya, yerekane mwami Imana mu Buhinde, yerekane ku isi hose. Oh haleluya. Ibihugu bituye isi yose mwami yerekane kuko ari weho Mana. Mana data twese turakwinginze, turaguhamagaye, reka ineza yawe tumurikire, reka ubwiza bwawe butumurikire, kandi mu izina rya Yesu Kristo twongeye kuguhamagarisha imbaraga zawe zonyine. Tuhamagarishije ijambo, turategetse mu ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka wera wawe azaba ari waganza, kugira ngo umwuka wera wawe azaba ari wagota mu izina rya Yesu. Turasenze aka kamwanya, turirukana imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga mbi za nyabingi, imbaraga mbi z'ibitega, imbaraga mbi z'ibitega
abatavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Aka kamwanya mwami turahamagaza Imana isumba byose yongera iboneke, yongera ikiza abarwayi, yongera ikiza abari kwa muganga, yongera ifungura abafunze, yongera isubiza abakene, yongera isubiza abakire, yongera isubiza abayobozi, yongera isubiza abaperezida, yongera isubiza abakomeye, yongera ibasubize mu izina rya Yesu. Ihaze kwifuza kwabo mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami uracyari Imana ivuga bikaba. Reka urengera ibihugu mwami, urengera igihugu cy'u Rwanda, ukigirire neza, ugihe agakiza, ugihe amahoro, ugihe umutekano, igihe utuze mu izina rya Yesu Kristo. Reka wongere ugaruke mu baturarwanda, reka ubagirire neza, reka ubarengere, reka ubakize ibyaha, reka ukure ubusambanyi mu gihugu, reka ukure ubwibone mu gihugu, reka ukure ubusinzi mu gihugu, reka ukure ubujura mu gihugu, reka ukuremo umwigane mu gihugu, reka ukuremo amashyari mu gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Reka wongere witamurure, reka wongere wigaragaza, kubera kuri Uwiteka Imana, kubera ko ariyo zina ryawe. Wambwiye neza yuko icyubahiro cyawe utazagihunda. Nyakubahwa Uwiteka, nirengera abayobozi bacu kuva kukomeye kugera ku woroheje, bose bagirire neza, bose mwami Imana ubakureho kurenganyana, ahubwo ubagirire neza, uhaze kwifuza kw'imitima yabo. Reka mwami Imana nurengera abaturage bose b'igihugu, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Wongere ugaruka ugere ku bihugu byo hirya no hino, ibihugu bya Kongo, ibihugu by'u Burundi, ibihugu bya Canada, ibihugu mwami bya Mozambique, ibihugu mwami bya Uganda. Mwami Imana rengera abantu bose, ubakize ibyaha, ubakize ibyaha, ubakize ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami Imana imbaraga zawe zonyine zongere ziganze, reka imbaraga zawe zongere ziboneka mu izina rya Yesu Kristo. Waratubwiye ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete, abo ngabo bazakubona. Mwami wanjye murengeze w'ubugingo bwacu, turasenze cyane kugira ngo wongere utange agakiza mu gihugu, wongere utange agakiza mu bihugu, wongere utange agakiza ku isi hose, wongere utange agakiza. Mwami Imana ijambo ryawe rivuze ngo iki? Riravuze ngo mu mahanga yose abubaha Uwiteka, abo bagakora ibyo gukiranuka, ngo abo ngabo urabemera. Wongere ukore imirimo n'ibitangaza wiyubahisha. Urakoze Mana. Rengera mwami urubyiruko rutagira akazi, ruha akazi mu izina rya Yesu. Dore hari urubyiruko ruri mu bushomeri. Mwami Mana tanga akazi mu rubyiruko mu izina rya Yesu. Tanga akazi mu bakobwa, tanga akazi mu basore, tanga akazi mu bana, tanga akazi mwami mu bagabo batagafite, tanga akazi mu babyeyi, tanga akazi mwami mu bakecuru, tanga akazi mu basaza, tanga akazi rote kire sayini mandosha zima. Ongera utanga akazi, ongera witamurure, ongera uze mu gihugu, ongera mwami Imana uzanzahure inzahare, harimo inzahare nyinshi, ongera uzizanzahure, ongera uziteze intambwe, ongera ugeze abantu kure, ongera ubageze ku rugero, ongera mwami Imana ugira icyo ukora.